giye kubwanye ndumva wareba uko bigenza ukagira icyo wafasha uwo mubyeyi n'umwana kuko umwana nta kibazo cyo rwose akaba ababyeyi nabo banga umwana rwose ngiye ndumva sinzi nukuri mukecuru urakoze cyane rega niyo mpamvu ngukunda nukuri niyo mpamvu ngukunda no kurusha mama nzajya nkugira inama ndahari ikizajya kikugora uzajya umbwira mwana ariko ubwonko bwanjye kubera kutagira iyomba n'ibibazo bwari bwaracuramye ariko ubu burakangutse kumbe mama Diane nicyo yashakaga Paul nawe bagahora baserera ntazi ibyari byo naho nicyo bapfa reka naye ariko ubwonko bwanjye kubera kutagira iyomba n'ibibazo bwari bwaracuramye ariko ubu burakangutse kumbe mama Diane nicyo yashakaga Paul nawe bagahora baserera ntazi ibyari byo naho nicyo bapfa reka naye ubwo nyine nzajya uko mbishoboye nzajya nkumenye nkunza kukureba niye nubona naje tumenye ko kuza byanze gusa nyine diru zose ngiye kujya mpanga gahunda zose nzaza nkumenyesha naho ubundi reka nahe ariko mfunguye ubwonko niyo ugomba gufungura ubwonko ngakuru ngiriye inama atari akanama ariko se kuki wamamagaye ahangaha wamamagaye aha hantu ndetse naguhamagaye kabisa naguhamagaye ngo tunagane ntabwo waduherukanye ngo nese muri kuvuga akavuga Uganda twaganira oya ntabwo twari bwaganire cyane bikaze none aha hantu hanyutsa byinshi ariko urabizi ko ari ahantu hacu kuva kera none se iki wamamagariye ahangaha ndetse najya ngo ugejeje naguhamagaye ahantu gikomeye cyane rero se mama gihe cyose ahora akumbaza buri gihe amuhaye iki kuko umukecuru ko amereye nabi umukecuru wawe rero nta kintu namuhaye ariko umukecuru wawe ahubwo reka nanjye nkubaze umukecuru wawe ubwo navaga Uganda twarahuye nyine arambye mbanze nze musuhuze nari mvuye mu cyaro nyine hari umwana njyanye arangije arambwira ngo mpanyure mu rugo musuhuze ndangije ndaza nje rero umukecuru ndamusuhuza atangira kumbwira ku bintu byo kubana nawe ndavuga se mukecuru nyine mbifata gutyo nk'ibintu bisanzwe bifashe gutyo nk'ibintu bisanzwe ndabona ariko n'imvura iguye bifashe nk'ibintu bisanzwe gutyo ubwo rero ndagenda ariko natangajwe no kubona ubushize yampaye isaha ngo nyirabukwe ngo nawe yamuhaye ngo kuko ngo abaye umukazana mwiza ngo nanjye nzaba umukazana mwiza ubwo rero ibi bintu birimo birancanga cyane ubundi bivuze gute mama wawe sinzi ntabwo mbyumva neza wowe nta musheri ufite Shabeti ni ukuri rero mama wanjye sinzi ikintu wamuhaye pe hamwe haza abasheri batandukanye ariko nawe ugeze biyumvamo kabisa na n'ubu n'izi sana ageze biyumvamo nzi ko twakundanye nyine uzi ko nyine ari nanjye bakubwiye ati ntazakubabaza ndagenda njya Uganda mu kazi nzi ko byanibagiranye ko mama yanze kumvaho burundu kandi nabuganirijeho na mukecuru wanjye uzi ko mama yanjye namusize Uganda nyine naganirijeho mukaka arambwira ngo imiryango yanyu yaragenderanaga mukecuru na mama wawe ari inshuti bari inshuti ngo nta kintu byaba bitwaye ariko njye nkibaza nta musheri ufite ku buryo naba ninjiriye mu rukundo rwawe turabizi ko n'undi ujya kugenda nta cyo gihe tujyana kimwe sibyo na n'ubu ngo umusheri mfite pe na n'ubwo ntanga mwiyumvamo iyo yaje mu rugo ari nko kundeba mu ruraka mukecuru nta mukunda habe namba
ahora ambwira wowe ahora ambwira bati Betty hano umwana mwiza ti rwose umwana wo kwa Pene n'umwana mwiza uzarugira umugore none se tubigenze kutegeye ndumva twafata umwanzuro ko mama amereye nabi pe nzaba umukazana wiwe ibintu byinshi none natunguwe no kuba yarampaye n'isaha ngo bamuhaye nawe ariko se ubundi Betty ndi mubaza ubundi cyatse bya mukecuru ubundi ndamukubaka kamwango ntamushaka ngarashaka wowe ubundi wowe uracyankunda nta kibazo mfite ahubwo niwe ugomba gufata umwanzuro ufite umusheri ukafata umwanzuro kumva ukuntu umusheri wawe azabifata nawe ukuntu ugomba kubyakira ubundi ibintu byacu bigakomeza nta kibazo sha Betty nubundi imvura iraguye sibyo ariko ngiye gushakisha ukuntu mukobwa namuganirizaho yumva uko bimeze ubundi ibintu by'ababyeyi batishimiye ntabwo byaba ari neza kabisa naho ukinkunda nta kibazo gihari gushakisha ibyo namuganirizaho mubaze yumva Amadiya amakuru ahangaha se burya nawe ugira uko wagenda Amadiya Peter turahagenda simima ko nzi ko atari yanyu nzi ko nasa mufite ahangaha mbona ni buhinje uhetse umwana ukamugendana pe kuri iri zuba ese so wanjye Peter urana namusiga Amadiyani rero pe nkubonye nanagushaka namahoro se ndeba mvuye iwawe kubura abandimo nibaza se ububyeyi yahangaje iki aya masaha ageze yerekeje hehe Mama Dia ntago ari amahoro cyane kuneyo bwoba bimeze bite kuneyo bwoba ngira ikibazo Mama Dia urabizi umuturanyi wanjye pe ndabizi iyo ngize ikibazo nerekere wawe ukafasha nanjye nuko nanjye kaza ukamfasha bose pe ndahamya neza ko tubanye neza njye niko umutima wanjye niko rwose ubinyemeza bityo rero Mama Dia ndagira ngo ubwire ko muri iyi minsi ufite ikibazo gikomeye Peter ndakwinginze Mama Dia ube maso kamufate mu ntoki mufate mu ntoki hezura umuntu mukuru umuntu mukuru ntabwo ukwiye kuba umwasama ngo niba nkubwiye ikintu uhita ugenda nawe ugikwiza ahantu hose ukibwira inshuti zawe ukwiye kumenya ko hari ibibazo umuntu abamo wenyine atagomba kubwira inshuti ze urumva Mama Dia ndabyumva Peter apana bimwe by'abagore umuntu mwumva akantu ntimukagira ibanga ariko ukwiye kuba maso wamfashije nta kibazo Yesu mwami fasha genda umva ari umutima wagerega ntago uri hamwe ntago ntuje ntago tuje ariko subundi turusagane Mama Dia ko ndi kubona ubundi ufite ikintu cy'igihunga mu mutwe ndi kubona byakuyobeye umwana ndi kubona tutubikanye bimeze gute Mama Dia Peter rero ibintu uri kumbwira ngo hari ikintu cy'ikibazo nyine muri ibyo bibazo mbwira ni ibyo byose nyine ndabifite ndabifite ubwo ureba nyine gutya biragoye naho umwana yarwaye basi ntago yarwaye nyine urabona kwara umusaza wanjye bayantishije umutwe ariko rwose ngo nituve hariya nge nuriya mugore warimo aratwirukana ngo nitugende ngo tutazamugera mu masamu ngo tukayahinga cyangwa tukayagarura tukayatoramo ibi byose ni ibibazo kuri jewe Paul ari kubirukana wowe n'uriya mugore we ngo tugende Mama Dia rero n'ubundi ntago bigiye kure y'ibyo ngibyo gusa umenye ko uriya musozi no bose wamaze iminsi ariko ntago abantu bahari bagukunze ntibagukunze wowe n'umwana wawe kandi cyane cyane uwo mwana Peter ibintu mbwira birumvikana erega sibyo nkubwiye se no kuba ndi muri iyi nzira n'ibiri kuntaragiza n'ibyo bibazo by'uyu mwana nyine birimo nabyo birimo bityo rero akoze undi Mama Dia undi wenda asubira inyuma gatoya umwana kuki utamushyira papa Peter rero hose ubundi umbari wenda ntitwabonye umwanya wo kuganira ngo tuganire kuri ibyo ngibyo ntibinakwiye ko tubiganiraho ariko nkurikije amakuru ufite nawe wenda ku makuru yawe ufite mbabarire rwose nubwo bwose wenda ninjiye mu buzima bwawe ariko mbabarire umbwize ukuri Peter rero impamvu ntabana na papa w'uyu mwana nyine byabaye ibibazo nabyo
ni ibibazo urumva ntago nakwirwa mbisobanura ni birebire none rero na Paul nawe yatejemo ngo umwana ngo narabyaye ngo ningende mve hariya ngo na Joy ngo tugende ubwo byose nyine urabona ko byantesheje iki umutwe none wowe ukabura bikemura ute Peter rero uyu mwana ntabwo agiye kuba ikibazo ahubwo icyo kibazo cy'umwana ngomba kukikemurira gute rero mama Diane nubwo nubundi byanze bakakanya tuvugana byanze nkaba ntagikemuye ariko n'ubutaha nzagikemura none n'ubundi niho rero waruvuye Peter wimbaza byinshi Diane urabizi sibyo so bwa mbere ariko uribuka mama Diane uribuka igenza kugutabara nkaguterura ndabyibuka urabyibuka ndabyibuka nose niba naragufashije cya gihe kuki uwo munsi ubwo utanyize nyine nicyo gihe nkwibutse sibyo kuki ubwo utanyizera ngo mbwire ikibazo naguye mu iriba none kuki ubwo utanyizera ngo umbwire ikibazo ufite n'uburyo ki wagikemura arega ndi umusore mfite imbaraga ko biri kose ziruta izawe ngo ngufashe gukemura iki kibazo cyawe uri kuvuga ngo cy'umwana wagikemura kuki utanyizera oya ngewe nka mama we rero kandi bikaba n'ikibazo ari gihe kiriho ndumva ari gihe ugomba kukikemurira nzakikemurira mama Diane rero ndumva ikibazo cyawe ukigize ibanga ariko oya ahubwo reka ngende urabona ko yanani ari mu ntoki reka ngende nje kukosa umwana wa Peter reka ngende sawa kira ariko yego urakoze ariko ibintu mubwe byo ubizirikana ukwiye kubera amaso uwo mwana kuruta uko weho wakwibera amaso Peter nzakikemurira reka ngende mwana wanjye uko nkora iki ko kugeza aho ikibazo ku buryo n'abantu bose babibona bakaza kumburira uraseka iki se mwana wanjye use kuri umumarayika we ko nta kintu uzi ntago nakurenganya urimo uraseka kandi ntago uzi biri kutubaho ibibazo biri kumbaho hejuru yawe ubuse kuko ndakora iki ubuse kuko papa cyusa we yahindutse ate ko yasengaga tubanye neza nta kibazo dufitanye ubu koko mwana wanjye papa wawe wahindutse gute ari byiza cyane uriya mu buzima bwanjye ikintu nawe uzense mu Imana nifuzaga umuntu nkawe usenga ukunda Imana uzamba hafi tukagendana neza mu rugendo rwanjye iyi twiragize Imana sharika mubwira birakubona umuntu usenga rero ni byiza cyane kabisa gusa ukuntu ubu ngubu ujya nicara nkashima Imana kuba Imana yarakumpaye kandi usenga waraciye mu buzima bwinshi nk'uko naciyemo buriya ni ukuvuga ko mfite umwana nyine wa mbere bita Diane kuko ngo papa we yarambabaje bihagije umva umwana ndamubyara ndagenda mu ruhani iwacu umwana murera agiye nyine kugeza ubwo akuze buriya ni ukuvuga ngo ubu ngubu aho ngeze nari naricaye nabango nari narazinutswe ikintu cyitwa umugabo bango nta mugabo nzongera gushaka ariko noneho nkubonye mbonye uburyo utuje mbonye uburyo usenga tuganiriye umbwiye ibibazo waciyemo numva koko nanjye ngomba guhura nawe tukaba twakwifatanya tukabana umuragurikira ngewe ntabwo naje kukubabaza naje gukemura ibibazo byose wagize ngo mwibagize umugabo mwabanye mubi ngewe nkwereke ko ntandukanye nawe kandi nzabikora neza ngubu bureba turi kumwe ngewe pe ndimo ndakora cyane kuko nanjye ubwanjye ndumva mfite ipfunwe ryo kuba ntari kumwe nawe nk'umuntu usenga ko niwe nifuzaga yego tube twabana yego mva ndaje mbihindure nawe unezerwe nukuri urakoze cyane kandi Imana igikomeze gukomeze guha umugisha mu byo uri gukora byose nukuvuga ngo Imana idufashe ku buryo kubana kwacu nukuri nta kintu kizabyitambika ntagire ikintu kizabyitambikamo ntacyo
ngaho rero geza aho ngaho urabona ko bwenda kwira yego ahubwo ya mafaranga atike naguhaye uracyayafite nayabitse urana wayabitse nayabitse okay sawa ni kuvuga ngo rero amasaha aracuma reka zana ukuboko twiragize Imana dusenge mu bihe biza twagiranye ibi bihe nzabikumbura mama bino mwami bande natwe kurya ibibazo byose binyikubiranyaho gutya ari iwabo waso ari iwacu imiryango yose ikaba imbereye ibibazo ngo kubera wowe uko ko ndakora iki ariko nta kundi nabigenza aho kugira ngo mbi igicibwa mu muryango musaza wanjye anyange anyirukane na papa wawe byaranze ntago nabishobora nta nubwo nabyemera ahubwo ikibazo ngomba kukikemurira hareba ukuntu rwose mbikora n'ukuntu nabigenza kuko ndabona nta yindi mibereho nta n'ubundi buzima